wowe umaze kumbwira ngo kuba umuntu yabavuye mu idini rimwe aje mu rindi bisa nk'uko ufanye amafaranga mu mufuka we uyashyira mu wundi amafaranga ntiyiyongereye ikagendera aho ngaho. ariko ubundi bibaye byiza niba ari uwo mu itorero ry'umwuka yagombye gukurikiza rya jambo rivuga ngo mugume uko mwari muri mugihamagara. Turabashuhuje bakunzi ba Kebuke Buryo TV. Imana ibaho umugisha, tunejejwe no kubana namwe kuri uyu munsi nkuko twabasezeranije yuko tuzatubana namwe turi muri gahunda y'ijambo ry'Imana. N'ubundi ntabwo twagiye inyuma yaryo, turacyari muri gahunda y'ijambo ry'Imana. Ariko noneho murabireba yuko uyu munsi dufite abashyitsi barenze umwe kandi dufite gahunda yo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ukuntu buri muntu wese ari kubyumva ku bijyanye n'ijambo ry'Imana icyo tugiye kuganiraho. Mwiyumve mwikaze tugiye kuganira kuko n'ubundi dusanzwe mbona inshuti za Kebuke Buryo TV kandi ikaze murayihorana mwebwe. Imana neguha umugisha. Ndakwakiriye cyane nawe Imana neguha umugisha. Nebuze rero kubaha umwanya murivuga wenda bitewe n'icyo umuntu ari ndi kubabajije nkuko numva nshaka ko biri bugende. Muraza kunyihanganira uyu munsi rero nabahurije hamwe n'abakozi b'Imana nizeye ko ugomba heruka kugeza n'ubu ngo imbuto zanyu zikiri nziza, ndetse nayo mpamvu kuri Kebuke Buryo dushaka ko hari inama mwatanga mwafasha abantu hanze aha ngaha bakamenya bakanasobanukirwa icyo nshaka ko basobanukirwa muri no minsi. Tutatinze rero reka nsenga Imana ubundi dutangire. Imana turagushimiye kuko uri Imana watubereye Imana mu myaka yose yatambutse ndetse uzakomeza kutubera Imana. Izina rye nirihimbazwa. Aha ni kuri Kebuke Buryo TV rero n'ubundi nkuko ubizi kandi waduhaye uburenganzira n'ubushobozi bwo kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza abantu bose bamenye yuko Kristo uri umwami wacu ndetse niwe wa wundi wapfuye akazuka kugira ngo buri wese abone ubugingo. Turi hano rero kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza no kwamamaza ijambo ryawe kandi tugira ngo buri muntu wese yaguke muri bitekerezo anaguke mu buryo bwose gukoreramo. Twifuza ko buri muntu wese nubwo yaba yaramenye izina ryawe ariko hari izindi ntambwe yagateye. Niyo mpamvu Kebuke Buryo TV rero iriho no kugira ngo bakebuke bave mu byo bari barimo bagira ibindi bintu bamenya. Ntabwo twifuza ko abantu bahera mu bugwingiriye bakaba nka bene Rajeli, ahubwo turashaka abantu baguka mu bitekerezo bagakura bakagwiza ibiro n'umwuka ndetse n'amaraso. Turagushimiye kujya kudufasha rero ukabana natwe buri muntu wese uri hano umugirire neza, kandi abakunzi bacu bakurikirana ibiganiro byacu ndetse n'ijambo ry'Imana ujye ubagurira imbaga ujye ubashyigikira kugira ngo barusheho kwaguka no gukunda kuko uri Imana igira neza. Turagushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu, amen. Tunezejwe n'Imana rero mu mutima. Kuri Kebuke Buryo TV uyu munsi twifuje ko tuganira ku kintu kimwe kandi koko gikwiriye kugira ngo abantu bakimenye. Ntago ari uko wenda hari twe tukizi twenyine cyangwa se ari twebwe tuzi ubwenge gusa, ahubwo hari igihe ikintu kiba kinini mu mutima wawe ukumva wifuje kugisangiza abandi, kandi naho uba wirinze ubugugu bw'ijambo ry'Imana, ni naho uba ugize umumaro mu gihe cyawe. Ko hari ijambo njya ntinya riba muri Ezekiel ibice 33:6 uvuga ngo umurinzi natavuza impanda umwanzi agatera akaza akica umuntu umwe mu babo nubwo inkota izamurya azize ibyaha bye, ariko we murinzi utavugije impanda ngahunge amaraso yazakubaza. Biradukwiriye kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza kugira ngo n'abandi tubaburire kugira ngo nubwo inkota yazamurya amaraso ye kuzatubaho. Mfite rero ikintu nshaka ko tuganiraho gifite intego ivuga ngo nkuko abakristo cyangwa se abantu twese twakijijwe, abantu twese twamenye Imana, hari ikintu twese tugenderaho cyitwa ngo umuntu abaye icyaremwe gishya. Ni ijambo ry'Imana twasanze mu Bakorinto ba kabiri, niho iryo jambo tugiye kuganira riri mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17. Haranditse ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya.
umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse ibintu bishyashya. Iki uku nguku umuntu aba icyaremwe gishya, ndashaka ngo tugane ni ryari umuntu aba icyaremwe gishya, ni ryari ibya kera biba bishize, abavuye hehe, agiye hehe. Ndibuze rero kugira ngo mumfashe uko mbyumva, njye si ibyo nshaka kubwira abantu, ahubwo uko n'abandi mwese mu byumva, turi buze guhuriza hamwe kugira ngo dufashe abantu b'Imana kumenya n'ibyari umuntu ava ahandi ahantu avuye akaba muri Kristo Yesu, akaba abaye icyaremwe gishya. Haba habaye iki? Umuntu uwo nguwo ubaye icyaremwe gishya ubundi aba avuye he? Ese ninde? Ni ibibazo byinshi, ariko ndashaka kugira ngo tuze kubifatira hamwe, tudatwara umwanya munini cyane kandi tutageze ku ntego yacu. Reka duhere kuri wowe, uratwibwira noneho unadusubiza ikibazo ngiye kukubaza. Umuntu w'icyaremwe gishya ni uwuhe? Uratwibwira nurangiza nusubiza ikibazo tukubajije. Murakoze cyane. Nanjye mbaje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Yesu aguhumugisha. Nitwa Habanabakize Jean Marie Vianney, umuvugabutumwa, nkaba ndi umugabo ushima Imana. Ndumva ikiganiro ndetse n'intego wihaye kuri uyu munsi ni intego nziza cyane, kuko abantu benshi tuba dufite ukuntu twumva ijambo ry'Imana, kandi tuba dufite ibitekerezo byinshi rimwe na rimwe biri mu murongo cyangwa se no mu murongo w'ijambo ry'Imana. Ariko ni byiza yuko bitubiganiraho tukumva neza umurongo nyawo koko w'ijambo ry'Imana. Muri makeya ikibazo bajije kirakomeye, ariko nanone ntigikomeye cyane, kiroroshye. Ariko ushobora gusanga yenda umuntu acyumvise kiroroshye, ariko nanone ugitekerejeho neza kirakomeye. Ubundi hari ikintu abantu bakunda kuvuga mu ijambo ry'Imana, kuvuga ngo ubuhanuzi mu Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiye. Icyenda ndumva ari nacyo naheraho gatoya. Buriya Bibiliya irimo ibitabo byinshi, ariko ikirimo nyine n'ubutumwa bwiza. Umuntu ashobora gutwara uko abyumva, kubw'impamvu ze bwite ashobora kubiyobya, kubw'inyungu ze, ashobora no kubishyira mu murongo nyawo bitewe n'impamvu. Kandi Bibiliya umuntu ashobora kuyifashisha akashyira abantu mu murongo mwiza cyangwa akawushyira mu murongo mubi. Ari nayo mpamvu usanga dufite amatorero atandukanye n'amadini atandukanye, kandi bose bakavuga bagendeye ku ijambo ry'Imana, kandi ukumva harimo impamvu nyinshi. Rero ngiye ikintu nabonye cyo mu by'ukuri mu ijambo ry'Imana, sanga umurongo nyawo uri mu ijambo ry'Imana uri muri ya mategeko abiri Yesu yatubwiye, akuyemo yandi 10. Irya mbere ni ugukunda Imana n'umutima wawe n'ubwenge, hanyuma iya kabiri nuko ukunda byenzaho nkuko wikunda. Mu by'ukuri umurongo nyawo ngewe mu gihe namaze isoma ijambo ry'Imana sanga ari uwo nguwo wo gukangurira abantu gukunda Imana n'imitima yacu n'ubwenge bwacu, tugakorera Imana, ndetse n'undi murongo w'uko tugomba gukundana. Ariho uhita usoma urukundo narwo Bibiliya irasobanura. Ntabwo ari usomye nko mu Bakorinto igice cyacu mbere igice cya 13 basobanura neza urukundo, bakarusobanura, kandi hari n'indi mirongo muri Bibiliya isobanura urukundo. Noneho rero wabajije uti ni ryari umuntu abavuga ko ari icyaremwe gishya? Ese bundi abavuye abavuye aho niho ungereye ku ntego. Noneho mu by'ukuri umuntu, hari ijambo ry'Imana yenda muri Yohana, nicyo nshaka kwifashisha, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere nk'umurongo waho wa 12. Haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Mu by'ukuri Yesu yaje mu isi asanga abantu baratanye, baravuye ku Mana. Icyo nicyo cya mbere umuntu yakoze. Umuntu yavuye ku Mana igihe Adamu yacumuraga. Kuva ku Mana byatumye umuntu ajya ahantu habi, akenera kongera kugarurwa ku Mana. Icyo nicyo cya mbere
uruvuga ngo umuntu mu by'ukuri wakira Yesu uhinduka icyaremwe gishya ni umuntu uzadukunda gukoresha magambo mu ijambo ry'Imana hari abakoresha umupagani. Ni umuntu wari umupagani mu buryo wari ruvango ashobora kuba yarahoze imbere y'Imana akabivamo burundu byeruye akagenda. Ashobora kuba atarigeze anabimenya Yesu, hanyuma akaba yaratanye yaragiye akaba akorera izindi mana zitari Imana nyine uburyo bweruye cyangwa se buteruye, cyangwa se afite ahandi hantu aba yibereye muri ibyo ngibyo. Uko yavuze umuntu ukorera Imana, hari umuntu uvuga ati ngewe ntabwo ndaguza, ntabwo ngira gute, sindoga singambana, ukavuga ati ngo nta kibazo. Ariko mu by'ukuri ahantu tuba turi, aho tuvukira mu isi tuvukiramo, ukeneye kuza guhura na Yesu akakunga n'Imana. Kuko umuntu avuka bitewe nuko twamaze gucumura muri Adamu. Akimara gucumura umuntu avuka mu by'ukuri akeneye guhuzwa n'Imana. Nubwo waba utarakora ibyaha yenda runaka bitewe ngo ubimenye n'ibiki, ariko icyo kintu bakunda kucyita ngo ni cyaha cy'inkomoko bitewe nuko umuntu Adamu yatandukanye n'Imana. Noneho tugiye rero no muho dusengera, muri makeya tugira umuntu utagira ahantu asengera, namba yibereye aho ngaho. Nguwo yenda ubwo naho ngeze mu rugero rworoshye, hari umuntu utagira ahantu asengera, hakaba n'umuntu ugira aho asengera ariko akaza gusenga gusa atarigeze yakira Yesu. Kumwakira birimo ibice bibiri, harimo ibice bibiri. Icyambere na mbere nuko hano muri bibiri hano batubwiye ngo icyakora abamwemeye bose. Icyambere na mbere nuko banza ukemera Yesu, ukamwemera ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora kumwemera atari ijambo ry'Imana ribikwemeje. Ni umwuka w'Imana ubikwemeza binyuze mu ijambo ry'Imana. Nicyo cyambere. Icya kabiri, umaze kwemera Yesu uramwizera. Wamara kumwizera mu Baroma n'undi hari abavuga ngo niwatura ko Yesu ari umwami uzakizwa, ukabyatura. Icyo kintu yenda abantu benshi bamwe sinzi ko babifata, ariko hakenewe kwatura ko wakire Kristo umwami n'umukiza wawe. Icyo kintu kirakenewe. Ukimara kumwakira ubigenda bite? Iyo umaze kumwakira uruvango cya mbere wamanje kumwemera, icya kabiri uramwakira, icya gatatu burya ntabwo biba birarangira, uhita utangira intambwe yo guhinduka. Kuko aho wari uri hari imico yaho wari usanga iyo wabaga. Ukeneye rero ko uhindura ya mico, ukatangira noneho kuba ugira imico nk'iya Yesu. Hano ijambo ry'Imana ryavuze ngo abamwemeye bakizera izina rye, nibwo ahita duha bwa bushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubwo iyo ubaye umwana w'Imana se nibyo bisa no kuba icyaremwe gishya? Iyo ubaye umwana w'Imana ubaye icyaremwe gishya. Ubu uvuye ahantu runaka wabaga waje wemeye kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ugahita uba icyaremwe gishya. None iyo bigeze aho ngaho, ko twe nk'abantu dusanzwe tubona abantu bagira amadini basengeramo, kuko kutamenya umuntu ngo ntaho yasengeraga ntiwapfa kubimenya. Kuko n'umuntu wese mu Rwanda benshi tubafata nk'abakristo, kuko wenda mu ruhando rwo kuva amadini n'amatorero, iyo umuntu ari muri no dini ryemera Yesu ko yapfuye akazuka ari umwana w'Imana, ibyo yabasengeramo byose umuntu aba ari umukristo. Ariko hari ikintu kimwe nshaka ko mungezaho, ko aya madini twese turiho tusengeramo, iyo umuntu aje umunsi wa mbere tubona yaje mu rusengero akagira umutima umenetse wenda ushenjaguye n'ijambo, cyangwa se afite wenda no kundi kuntu yitereye, ukamubona yaje ndetse akaba yanapfukama imbere mukamusengera, uwo mwanya akigeramo aho ngaho bisobanura ko abaye icyaremwe gishya. Nicyo bisobanura. Ikibazo cyiza cyane. Ubundi ahantu abantu ku bwanjye mbona habaho kwibeshya kwinshi cyane bitewe n'impamvu zitandukanye. Kuko burya nk'uko nabitangiye mvuga, abantu bashinga amadini bitewe bafite icyo bashingiraho, kandi bose bakunda gukoresha Bibiliya. Ariko ikigaragara cyo ubundi ntabwo kuba umuntu avuye mu idini aje mu rindi
ariho wavuga yuko wakiriye intama, kuko burya intama ni za Yesu. Intama ni za Yesu. Ubundi mu by'ukuri amadini yose yakaba ajya gushaka abantu batagira aho basengera. Je niko mbyumva. Abatagira bibereye aho ngaho batagira iyo babarizo. Abo ngabo nibo ubundi nibizo ntama zazimiye zikenewe. Naho gufata umuntu ukamuvana mu idini rimwe umushyira mu rindi, nkuko nafata amafaranga yakora mu mufuka nkabashyira mu wundi. N'ubundi amafaranga nayawe kandi arakomeza akaba yayandi. Nimba nkuyemo 1000 nkashyira ikindi 1000 mu mufuka, nkagikura mu mufuka nkagishyira mu wundi. Mu by'ukuri ntabwo mvuze ngo ngize 2000, ndacyafite 1000. Kuko umwami wacu n'umwe ni Yesu. Nuvango rero kuba icyari mwigisha nukuva mu bibi wari urimo, nuvango muri kwa kuntu watandukanye n'Imana kazi ugahora n'Imana. Aho wa idini ryose waba urimo, idini ryose waba urimo bikaba bikozwe neza mu buryo bw'ijambo ry'Imana, bikaba byakozwe neza mu buryo bw'ijambo ry'Imana mu gushyikiriza Yesu, aho ngaho ubaye icyari mwigisha. Noneho rero kuva mu idini rimwe ujya mu rindi ntabwo ari ko kuba cyakoze ubugize umubare w'abakristo, nkuko umubare w'abakristo bawiyongereye, ariko ntabwo intama kuri Yesu ziba ziyongereye, kuko ushobora gusanga iyo ntamije n'ubundi isanzwe yari iri kuri Yesu. Uretse gatoya ndagushimiye nubwo tuzasubira, ariko reka twongere tube ku ruhande rwacu ibumoso bwanjye. Urabizi ko twese tugomba gusangira ijambo mu buryo bwo kugira ngo dufashanye kungura ubwenge n'imigendere n'imikoreshereze y'ijambo ry'Imana nuko abantu baba ku Mana. Wowe umaze kumbwira ngo kuba umuntu yabavuye mu idini rimwe aje mu rindi bisa nk'uko ufanye amafaranga mu mufuka we uyashyira mu wundi, amafaranga ntiyongereye, reka ngendera aho ngaho. Bisobanuye ngo umuntu ashobora kuba ayandika no kubisobanura ngewe, ahubwo bivuze ko intama n'ubu yari isanzwe iri kuri Kristo ariko ikaba igere mu rindi dini. Reka mpite mubaza, wenda urahita ubona n'umwanya wo kutwibwira atwiga maze umuntu usubize ikibazo. Ese guhindura imyizerere kuva mu idini rimwe ukajya mu rindi, icyo kintu gisobanutse gute? Aho wari uri ntabwo wari ukijijwe, aho ugiye niho ukijijwe. Uraza kukidusubiza ukurikije uko nawe byumva nuko na wagira inama abantu, kuko abantu muri no minsi ibishwe no kumva ko nava mu idini ryo kwa runaka akajya muri ryo kwa runaka ari hakijijwe. Ariko mu by'ukuri nkuko mwene data tubwiye ngo kuva mu idini rimwe ukajya mu rindi bisa nko kuvana amafaranga mu mufuka mukayashyira mu wundi. Sinzi niba nawe muri bwemeranye, ariko nawe ufite ukuntu umwuka w'Imana kuyobora no kuntu ubana n'Imana uri bubyumve. Tuguhaye umwanya uratwibwira none dusubize icyo kibazo. Murakoze cyane. Nitwa Mugwaneza Jean Baptiste, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Murakoze ku kibazo cyiza mumbajije. Muje tese kuva mu idini rimwe ukajya mu rindi bimeze bite? Nukukizwa no kuba icyari mwagishya. Nuko icyari mwagishya. Ese ubwo ntabwo nahita nataka nkajya ku cyo bita icyari kuba icyari mwagishya ni iki? Noneho uburenganzira bwo kuri budusubiza inzira uri ngiye mudusubiza, tuguhaye umwanya. Murakoze cyane. Reka twifashishe amagambo ari muri Yohana ibice 3 n'umurongo wa mbere. Turera ku murongo wa mbere nibura tugere ku wa 5. Yohana ubutumwa bwiza. Cyatugiye ku wa 5 ntacyo bitwaye. Haravuze ngo ni ibya Nikodemo, umugabo witwa Nikodemo. Hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri ni nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Murakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza. Twahera ku jambo rivuga ngo ese kubyarwa bwa kabiri ni iki, kugira ngo tuze ku kibazo cyiza wambajije. Turi kureba kuri ibyo byo gukizwa no kwicyamwe gishya, ko umuntu ashobora kuva mu itorero ry'umwuka
akajya mu rindi nanone ry'umwuka. Ese mu by'ukuri iry'umwuka yari arimo ubwo ntiyarakijijwe ko nanone agiye mu rindi ry'umwuka kandi nabwo bakamufata nk'ukijijwe ubwo ngubwo? Twagira ngo noneho udusobanurire ukuntu ava mu itorero ry'umwuka akajya mu rindi ry'umwuka noneho bakavuga ko ari bakijijwe bakiri mu gishya. Impamvu yaba ari nkaho umuntu avuye mu itorero ry'umwuka akajya mu rindi ry'umwuka bakabifata nkaho akijijwe, haba harimo kwibeshya kuko n'ubundi aba yarakijijwe. Ashobora gufata initiative cyangwa se intego ze ku buryo ku mpamvu z'umutekano kugira ngo wenda we agire umutima yuzuye, ashobora kujya hahandi atari kuvuga ngo arakijijwe, ahubwo kugira ngo abone amahoro y'umutima cyangwa se asenge neza atuje. Ibyo birashoboka ku mpamvu ze z'umutekano, ariko ubundi aba yarasanzwe akijijwe. Ariko ubundi bibaye byiza niba ari uwo mu itorero ry'umwuka yagombye gukurikiza rya jambo rivuga ngo mugume uko mwari muri mugihamagara. Niba warahamagawe wihannye ukumva umaramaje, nta n'impamvu yo guhindura idini. Wagombye kuguma hahandi kuko ijambo ry'abantu ngo buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Ariko mu gihe utejejwe, mu gihe wumva hari ibyaha bikubyiga, mu gihe wumva hari ibyaha bikubyiga bibyiga umutima wawe ukaba udatuje, gana mu itorero ry'umwuka rigufasha. Nkubwiye ngo umuntu avuye mu itorero ry'umwuka n'undi agiye mu itorero ry'umwuka. Ariko tudatinze wenda tudatwaye n'umwanya munini cyane, icyo nashaka kugira ngo tugereho ku ntego no kuba umuntu nimba afite idini yashinze, undi muntu akava mu rindi dini nanone akaza akamusanga muri rye, ni kubera iki yishima ko uwo muntu akijijwe kandi n'ahandi yari yasengaga? Ese mu by'ukuri hari indi shirwa aba afite ry'uko uwo muntu washinze iryo dini rindi avuyemo atamugezaga ku musaraba? Nta hishurirwa aba afite ntaryo. Cyakora ashobora kureba ku nyungu mu cyo bita intere materiel. Papa se n'intego yihaye ashinga iryo dini, akavuga ati wa muntu azajya aza ature amaturo kugira ngo wenda igipimo cy'amaturo kizamuke. Ariko umuntu we nyirizina ugiye muri rya torero, niba afite intego n'ubundi yo gukomeza gukizwa, n'ubundi we arahagamagana agakiza ke, ntago aba yakiriye Yesu umwe n'umukiza, ahubwo aba ameze nk'umuntu uvuye muri sosiyete imwe akajya mu cyangwa muri koperative wenda twisungane akajya muri dutera imbere. Urakoze cyane, naho nashaka kungerera. Twese twavuze byinshi kandi twanaganiriye byinshi, ariko katemerere abana bakize adufatire nk'umwanzuro. Urakoze. Ubundi mbona ku bwanjye amadini yenda byose nabitindaho uko ashingwa, ariko hari ahantu burya amadini yakabaye ajya. Amadini mashyashya yakabaye ajya ahantu hari intama zikeneye kwakira Yesu. Imisozi iriho abantu itariho insengero, ahantu abantu batabona umwanya wo gusenga, ahantu nk'aho ngaho niho hakabaye hashakirwa intama nshya. Noneho ibyo kuvuga ngo umuntu avuye mu idini rimwe agiye mu rindi, cyangwa umwe ari gushyiraho ingamba zo gushaka abakristo rimwe na rimwe bava mu idini rimwe bajya mu rindi, ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye. Ubundi intama ziva ahantu abantu bataramenya Yesu, naho ngaho rero intama zikwiye gushakirwa, niho hambere. Hanyuma amadini yakaba yafatanya yunganirana umurimo w'Imana. Naho ubundi ubirebye neza usanga icyo twita kubona ko abantu bakiriye Yesu, cyangwa tubara mu bitabo byacu tukabara ngo intama ziyongereye, ntabwo iyo mibare usanga kuri Yesu yabipfuye kuko inshuro nyinshi usanga abo wanditse mu bitabo bafite mu bindi bitabo bari basanzwe banditsemo. Mu yandi magambo rero turi mu gufata umwanzuro dusoza, numva twagombye gufatanyiriza hamwe, aho kugira ngo dufate umwe wabaga mu itorero ry'undi ngo tuze tumugire umuyoboke wacu, yakagombye ahubwo kuba twe dufata umuntu uri hanze udafite aho abarurirwa, twari twigisha ubutumwa bwiza akari ubucyaremwe gishya, kuko wari usanzwe ari mu rindi torero no mu rindi dini yasengeragamo, n'ubundi yari yarabaye icyaremwe gishya. Yesu yari yamwanditse mu ntama ze. Noneho kwiyenda kubw'impamvu ze bwite ashobora kuza, ariko atari uko twebwe dushyizeho imbaraga nyinshi, kuko bibaho kenshi tubisuzumye usanga amadini agira strategy zitandukanye zo gushaka abakristo, ariko wareba izo strategy zigamije ahubwo gusenya andi madini ngo batwara abakristo babo.
hari n'abamwe bashobora no kuvuga abandi nabi kugira ngo babone uko cyangwa bakigisha no mu nsengero batanga ingero ngo ngabo muri aha n'aha ngaha ntibakizwe. Rero turi gusoza abakunzi ba Kiruhuko Ibiryo TV, twarimo dushaka kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo kandi dufate umwanzuro mwiza. Nshimiye abakozi b'Imana kuko bitanze kuboneka hano kandi baduhaye ibitekerezo byiza, Imana ibahe umugisha. Ariko tusamwe duhurije ko umuntu ushaka kugira ngo abone intama yahubye gusanga umuntu utari ufite urusengero na rumwe asengeramo akamwigisha ubutumwa bwiza akaza kuri Kristo. Pana gufana umuntu mu yindi dini yasengeragamo ngo muzanye mu ryawe ubwo ni hakijijwe. Ibyo byafatwa nkaho hari ugufata umuturanyi wawe ukamwambura umwana ukamuzana mu wawe. Kandi Kristo ni umwe, itorero ni rimwe, Imana ni imwe, iyo dusenga ni imwe. Turabashimiye rero kandi turababwiye ngo murabe agaciro, turababwiye ngo kandi murakomeze mutere imbere, Imana ibiteho ibarebe neza. Kandi igihe cyose muzaba mwumva mufite igitekerezo mushaka gutanga cyangwa se ari inama mushaka gutanga, muzaza muhamagara kuri nimero zacu ziba ziriho, tuba twazanditseho kugira ngo buri muntu wese abashe kumva yisanzuye. Aha ngaha ni ku Kiruhuko Ibiryo TV rero umuntu wese arisanzuye, kandi tubahaye urugari rwo kugira ngo mutubwire ibigenda n'ibitagenda kugira ngo turusheho gutunganya inzira z'umwami wacu Yesu Kristo twamamaza ubutumwa bwiza. Murakoze, ndabashimiye bantu b'Imana, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Dusoza rero reka dusenge Imana kugira ngo buri muntu wese wakira ikiganiro cyangwa se inyigisho y'uyu munsi, Imana irushaho kumwagurira imbago no kumenya ubwenge no kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka twemerere Jean Marie asenga Imana. Akaze kadusenge. Data wera, Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, turagushimira yuko wabanye natwe muri uyu mwanya, tumaze kuvuga ibyawe, tumaze kuvuga ukuri kw'ijambo ryawe. Nushimwe ko wadufashije, wadushoboje, izina ryawe nirishimwe. Mana, iki kiganiro hari benshi bazacyumva kandi bakumva icyo ubashakaho. Twabivuze nkatwe ariko tuzi neza ko Umwuka Wera yarari kuri twebwe. Nimera bizafashe benshi kandi Imana nziza, Umwuka Wera azagenda agende mu mitima y'abantu babashe kubafasha no kubayobora. Kandi uri Imana ikeneye ko twaguka kandi tukakumenya kuri Imana ishobora byose. Komeza kubana natwe, komeza kubana n'abazumva iki kiganiro ndetse n'abandi bose bakeneye kumva ubutumwa bwiza, ndetse komeza gufasha na Kiruhuko Ibiryo TV mu kugira ngo Umwuka Wera ibyo bavuga bijye biyorwa n'Umwuka Wera kandi bigere kuri benshi. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen.